gihugu tubishimira cyane tuza kubazimana ari n'amazimano ubona hano yego aba ni abadamu twazanye yego bikoreye imitwaro bafite n'ibitungwa hano yego tuza kubishimira kabisa yego ariko turabashimira cyane ni nacyo gituma turi hano twaje kubasura kubareba kubaramutsa tubazanisha ubukanja tubazanisha ubukwirobosa tuje kubafasha. Hari abandi basore bakiri mu bindi bihugu sinzi ubutumwa baheza bw'akarere kacu cyangwa se k'umurenge. Nta kindi twobwira abana bacu n'abasaza bacu nuko bakwemera akava mu gihugu cy'amahanga bakaza kubaka iwabo yego ko turakenera ngo twubake kuva twari tuje gusura abana bacu baje gutabara nyine kubera ibibazo byabaye. Yego ni iki mwari mwazanye? Twazanye ibintu byinshi yego tuzana ibintu birorosa yego tuzana n'ibyo ibitoryo bishigwaho mu ibase. Uyu munsi turi mu karere k'Irundo mu muhana wa Gihanama, turabona abantu benshi abamama abapapa turabona n'imitwa sinzi rero igikorwa mwari mufite hano muratubwira igikorwa mwari mufite hano. turashimye igikorwa dufite hano rero naje hano gushangirira ingabo z'igihugu ndi umushefu wo kuri Gitabi yego ngaba naje gushangirira ingabo z'igihugu tubishimira cyane tuza kubazimana ari n'amazimano ubona hano yego aba ni abadamu twazanye yego bikoreye imitwaro bafite n'ibitungwa hano yego tuza kubishimira kabisa. ibintu mwazanye ni biki? twazanye ni ibitungwa twazanye ibitungwa by'ihene ibiryo ibigori yego ibijumba yego n'ibitoryi n'inkoko n'amafi. Papa wo mu karere k'Irundo sinzi babatabazi itandukaniro ryabo n'abari bahasanzwe abantu basirikare kwitaga ngo ni ba FARDC. Abatabazi bacu bahuye na FARDC yego FARDC bari abantu bazaga baza bakatunyaga bakadukubita bakatuboha yego hari igihe kimwe bazaga bafunga buri muntu wese bakamufunga mpaka atanga $600 yego utazitanze agatanga $700 yego kukuvuga ngo uzibonye ukabana kuvamo kandi n'inkoni nyinshi kugeza n'igihe bazaga batwaka ingona bakakubwira ngo uyivune wenyine uyikaburire yego bakakwaka n'amatelefone amafaranga yose ufite bakayakwaka kugeza igihe kimwe twaratwiyuhagira muri uzi tugiye hariya hakurya kugita ngo umunyarwanda ntiyuhagira muri uzi bagakorana yego ibyo byarabaye biba byinshi ariko dushimiye abana batabazi bacu baje none kudutabara abo ni abana bacu abo ni abatabazi baturutse iriya kure ariko turabashimira cyane ni nacyo gituma turi hano twaje kubasura kubareba kubaramutsa tubazanisha ubukanja tubazanisha ubukwirobosa tuje kubafasha. baje kwakira abatabazi ni gute igikorwa mwari mufite hano ni ikihe gikorwa utangire nawe? twari tuje gusura abana bacu baje gutabara nyine kubera ibibazo byabaye. yego ni iki mwari mwazanye? twazanye ibintu byinshi yego tuzana ibintu birorosa yego tuzana n'ibyo kurya yego uhereye icyo umuntu agiye afite yego hari uwazanye igitoki hari uwazanye ibishyimbo hari uwazanye ibigori yego ikintu nyine cyose twagiye tugikoraho no ku nkoko no ku ihene nta kintu tutakoze nyine ngo tuze kubareba. abatabazi mwabakiriye gute? babakiriye neza cyane twarabishimiye cyane. hanyuma batandukanye n'abambere bari basanzwe abasirikare bari basanzwe bariya gabo ntitwazaga tubareba no mu maso bari bateye ubwoba
bari bateye ubwoba abantu bagaza guhura nabo mukaza mwunama ukaza ureba gusa ko bataguhitana. Ibi bikorwa bimwe wabonanagaho ni ukutitwara neza nyine ku baturage. So turabashimira. Uvuye kuri Gitavi yateye intambwe ndende ariko kandi arafite amatsiko kureba abatabazi. Niki cyane wumvaga muri wowe bwose kureba abatabazi? Yego munyamakuru, hari ubwuzu n'ibyishimo byinshi. Yego. Kuko twabonye abatabazi twari tugize iminsi tubasengera. Yego. Kandi Imana itubwira uko bazaza. Yego. Twashangiriye n'ibyishimo tuza no gushima Imana ibyo yavuze ko yabisohoye. Yego. Amasezerano y'iki gihugu nkuko muyazi haranda asigaye inyuma se mugitegereje? Ni menshi arahari. Twatangiye kuyakoraho nandi arahari menshi. Yego. Sinzi hari abandi basore bakiri mu bindi bihugu sinzi ubutumwa baheza bw'akarere kacu cyangwa se k'umurenge? Nta kindi twobwira abana bacu n'abasaza bacu nuko bakwemera akava mu gihugu cy'amahanga bakaza kubaka iwabo. Yego. Ko turakenera ngo twubake kuva inganji tugere ku gasha mirinani ugasha kundondo kugira ngo igihugu cyacu gikunde cyubakwe kandi dushaka itezambere kugira ngo igihugu cyacu tukizamure. Ndibwira ko iriya bari baragiye gushaka ubwenge kugira ngo bazagaruke rero bubake igihugu cyacu cyubakike kigire n'abategetsi bakomeye. Yego. Minembwe TV turabashimiye.